basabye gutya kandi muri Kamali nta muntu ukimva uretse Kamali wenyine. Kamali ngari inshuti yanjye ariko nanjye ndakurikiza amategeko y'Ubutumwa. Kamali mbabare byongeye nawe wo hasi mbabarire nta kuyibona kangereye. Ndibaza ikintu kimwe, umutima wanjye umbwira ikintu kimwe, hano hagiye kubera iki kintu kidasanzwe. Kandi nanone nabyukaga saa 12 none sigaye mbyuka saa 5. Abarera tubane hamwe turwane intambara ngiye gucamo muri aka kanya. Kamali yaramvumbuye ariko kubera ubudahangarwa ikuzimu bamaye nabwo amvumbuye. Ese kino kigeragezo ndagicamo gite? Ndagenda mubwira ko nari sanzwe ndi muri kino gipangu, ndamubwira ko niyinjije ndamubwira ko niyinjije azengereye mbere. Mwaramutse Kamali, mwaramutse. Bani cyera hirya ngaho ni wari umwanya. Hari ibintu usanga nicari ku nkombo, gerayo rero ko nazikoreye. Amakuru yawe, amakuru ni meza cyane. Akazuba karava ariko ni gake. Twebwe imeshi yaraje, niho yandirimbo gihore izimfresho ishuri nari nahinze amashu. None imvura iragwa n'ibirayi. Imvura iragwa iradukubita bwose buragiye. Wakigiye hirya se tukabona ubuganira neza. Nta kibazo. Kamali rero mumfutse. Nge minga amasaka. Minga amasaka habure nirimera hamera mabi. Bega iki gizuba byarayishe wa muntu. Uziko natazarenze intemere 10 kandi narasaruraga ton. Wandika mugabo nyine nibyo ndikukubwira nahinze amasaka. Muri cyagiye kibiba izuba riva no mu kwa kane bahu. Izuba rirava imeshi amasaka aragenda arabura. Amasaka habura nirimeramo mitaneramo soya. Wabyiwere ko ubu ngubu imvura yahereye mu kwa kanigwa. None igeze mu kwa karindwi. Ubu ngubu turibaza inga amasaka iyo twatemye mu mata. Ahubwo se reka dutureke gutinda mu magambo. Yego iby'amagambo menshi nango turavuga menshi abagore bavuga menshi. Ejo ubundi ngirenya urabona nyine nta mwana afite kandi ni wagira ibintu udafite abantu. Ni waje byaba bimaze. Rero urumva nyine byaribwa nani. Kandi ndareba wo ufite abantu ari ufite abana nk'abangayira. Ufite abana batatu ariko ndateganya kubyara n'undi nese batatu ko babibimara. Nabuze urubyaro urabizi nagiye muri byandi nese urenda nk'umutereringa. Oya ngiye nyine Imana shano usuzi yakize mu gihana ariko naragiye ikijyayo njyayo umwana wa mbere bya bindi byo kurumbira ubutunzi ntabwo umwana cyore uwo mwana baramutwara burya se ikuzimu Imana nabego impamvu byarabikindagurika burya se ugikuzimu no ndabyara umwana ngeze aho mbura urubyaro. Reka uwo mwana wa mbere oya reka wumve nese wajyaga no gutanga abana ubyaye ifura ya mbere urayitanze nese ubwiwe n'iki kuzongera ukabyara ubundi yureka we warahubutse yureka ukabanza ukabyara wa mbere ukabyara kabiri n'uwa gatatu ugatanga icya gatatu ko byari kumvikana ko uri gutebya ariko uri babisho bijashaka. Je rero ikintu nagira cyangenzaga ikintu cyangenzaga urabona afite ubutunzi bwinshi ariko n'abana afite nagiraga ngume muri bari abana bawe. Reka mugabo mbabarira. Oya nyine reka mubwire. Ndakwinginze nese bwo uranyiginga umwana wawe yazasigarana imitungo yawe. Yase bapfuye. Muhaye umwana wanje. Uramutanze arapfuye. Ngura. Nango nendo gutanga. Urashaka kubiki none urenda Kamali reka tumvikana. Iki? Je naguha n'ama miliyoni. Ujya biriya bintu narumvise ngo birakenya. Miliyoni 20 niwanjye. Oya niyo wahamishana. 20 ugenda utanga umwana wanje udufata miliyari ngewe ume miliyoni 10. Oya nge nzajya fata ukoki. Wenda umwana wawe ugeze ari wanje. Mu gitondo agaruka. Ubona ukunta numvise ngo abantu bagikuzimu nyine batanga abana. Oya nyine umva nyine mbwirangura amakaniye cyangwa numakaniye w'abana bawe nyine reka kuba sindi ganyo. Ugenda urebe umuntu Kamali kariwe nanize kariwe inshuti yanjye narisigaranye abandi ko bancitseho nawe umuntu wenyine narisigaranye wandemaga gati abandi bose banshizeho imitungo yanjye ibijumba ndahinga bikaborera mu murima babuze ababirya
wenda ubwire madamu wawe agenda atwara igitari kimwe kibijumba nyine nawe reka mubwire ubwire madamu wawe gutanga ni gute urasha ntabwo nenda umwana wo gutanga urenda umwana ageze ngemurira urenda kujya umurya wenda ngo tubimenyaga inzara yakwiye ariko ibyo bintu by'amafaranga ariko Ikuzimu urabishakira urakize nuburara uryama kuri matora ya nziza ufite inzu nziza ibindi byo ushaka ni ibi uko wenda uvuze ngo njya nguterera ikigore cyawe na nyayo aho byakumvikana koko ubu ngubu ndabimenye pe niwagira ibintu udafite abantu iyo menya wa mungana ubwenge buzubushishi bufite gusa ndabidaga amahembere kiza bahungu we oya genda ujye guhiga abandi wenda wabona